Guacamole yanjye iyi ni indyo muri Mexique. Abantu muri Mexique bakunda avoka cyane. Abantu bari kuri regime cyane cyane bashaka kugabanya ibinure. Mugerageze gukoresha avoka cyane. Avoka igabanya ibinure cyane, urugimbu. Iki kirungo ntabwo ndi bukivuge pe kuko maze gukabya kugikunda. Oregano. Ntiwahaha uwo wabyaye pe. Igitunguru gituma bihumura neza n'agatungurusumu. Mureke njye ku meza. Ndarya 3. Ndarya tartine 3. Ziraba zibaye ndenzeho icyayi njyane. Mva iyi niyo dino ubundi. Ndaga ntari burya iri joro. Ndabona bimbanye ubumara. Bimbanye ubuki. Muraho neza abakunzi ba Kitchen Care, abakunzi b'igikoni, cyane cyane abantu bakunda guteka. Bahaye ikaze. Uyu munsi mbafitiye ibyo kurya biryoshye. Ndashaka gukora avoka, ariko avoka yitwa guacamole. Ni ropa yitwa guacamole nshaka gukora. Ushobora kuyita nka salade cyangwa se sinzi. Ni nka salade ariko ko ntitubiteka. Hanyuma birishwa umugati. Niyo mpamvu ubona hano hari ifarini, amagi, amata, umusemburo, akunyu, agasukari gake n'amavuta. Noneho muri guacamole ho hajyamo avoka. Kuko ngiye gukora abantu 4, niyo mpamvu ndakoresha avoka 3 kuko turabikunda cyane hano mu rugo. Nkoresha avoka 3, nkakoresha amavuta ya olive ibiko 2, aka black pepper, umunyu muke, inyanya 2, indimu mu kimbo cya vinegre, indimu ni nziza cyane. Hanyuma ndakoresha n'igitunguru. Ubwo rero ndaje ntangire noneho mbere kuko tubigenza. Kandi subscribe abatarayikora bashyashya hano, n'abamenyereye mu kandi like, share, comment, biradufasha cyane. Kadutangire rero. Ndashaka kubanza umugati kugira ngo tuhe umwanya wo kuba uri kubyimba. Iki ni ikiro cy'ifarine. Nshaka gukora umugati munini kandi murabizi kwita ubyimba. Hanyuma nshyiramo ikiko kimwe gusa cy'isukari. Ikiko kimwe kiba gihagije kugira ngo umusemburo uzamuke. Ntabwo ari tete y'isukari dushaka ngo turagira ngo umusemburo uzamuke. Hanyuma dushyiramo umunyu muke. Ushize nashyizemo umunyu mwinshi mu mugati wanjye, uba mwinshi none dore nshyizemo umunyu washyira no mu biryo nyine mukeya pe. Ntabwo ugera ku kiyiko cyose kuko n'abandi bantu bakoze umugati barambwiye bati umunyu wabaye mwinshi, rero I'm very sorry. Ndagira ngo noneho dukoreshe umunyu mukeya. Hanyuma ndashyiramo n'umusemburo, ikiyiko cy'umusemburo. Ikiyiko kimwe cy'umusemburo kiba gihagije kuko uyu musemburo witwa pakimaya iyo ukiri muzima rwose utarapfa. Dore akantu mbikamo umusemburo wanjye, ariko mutamutereka muri firigo. Hari abantu twari turi kubiganiraho muri ya groupe yacu ya WhatsApp tuvuga ukuntu umusemburo iyo utawushyize mu gicupa cya plastike ututumbamo utuntu tw'utuzi hano bigatuma upfa. Iki gicupa nyine ngo kimeneka ngo kituma hazamo utuzi. Rero byaba byiza muwushyize, umuntu utari bushyire muri firigo, byagize bashyize mu gacupa ka plastike gapfundikiye neza, kandi kaba karavuyemo cya gicupa cyavuyemo mayoneze nini, cya gicupa kavuyemo royiko, cyangwa mbene kano gacupa akaba ari gushyiramo umusemburo ugapfundikira neza, ugashyira ahantu hasanzwe aho ushyira umunyu n'ibindi birungo. Twebwe agoro ushyira muri firigo yashyira mu gacupa kameneka nkaka, undi agashyira muri firigo ntacyo uba rwose, mba n'umwaka urawumara ahubwo. Ndabanza mbivange umusemburo, isukari n'umunyu, ndabivanga neza. Hanyuma nshyiramo amavuta, ibiyiko 2 by'amavuta asanzwe, ntabwo ari olive. Hanyuma ndashyiramo n'amagi 2. Uyu mugati uri healthy cyane, burimo buri kintu cyose, burimo amagi, amata. Niyo mba nshaka kurisha kuko ni nijoro, tugiye kufatana nijoro. Rero tugomba kurya dine nzima. Hanyuma ndashyiramo n'amata, ariko ndaba nirinze kuyashyiramo yose kugira ngo ataba menshi.
hanyuma ndavanga neza. Brioche, umugati bawita brioche. Abantu bakunda brioche rero mube hafi, urimo amata, amagi, kandi ntabwo uba woroshye cyane, ntabwo uba ukomeye cyane ko nkuba unoroshye nka wa wundi nakoze wa buns, bwa bundi butoya bw'ubuzeru. Uyu wo ufite ukuntu ukomeyemo, niyo mpamvu ubona ndi kugenda nshyiramo amata gahoro gahoro kugira ngo utaza gukabya kuba. Iki gipondo kimeze gutya nicyo mba nshaka, kijya kumera nk'ikirindazi ariko kubera uriya musemburo nyine utuma cyoroha, nyine iyo uwushyize mu ifuru utangira koroha. Naho uyu mugati ndawureka isaha imwe ahantu hashyushye ariko hadashyushye cyane, ubanza ubyimbe, hanyuma ubundi tubone kuwushyira mu ifuru. nta nubwo mukatagura, mushyiramo wose gutyo umeze, nibyo byiza. Ubundi nkaza kuwukata wahiye, buri wese muha uwe arisha ya voka yacu ya guacamole. Wanawurisha isosi, isupu se, ni umugati mwiza cyane, nko ku muntu uri bumare umwanya munini atongeye kurya, ni sawa kabisa. Ugera mu gitondo ushonje, hari abantu nijoro ngo barara basonza nka saa 9 z'ijoro akumva ngo inzara iramwishe. Pole. Mupondo unoge, ubibona ntabwo ari nka wa wundi wandi uroroha mu kuwuponda, ariko uyu ufata akanya ukawuponda neza ukanoga. Nanjye mfata ifarini nkasa n'uyikaraba mu ntoki, intoki zanjye zikareka gufatafatana. Iyo umugati utakiri gufata hano hasi uri kuwukorera, bisobanuye ko uba wamaze kunoga. Ubwo rero wahiye, ndutswe igipondo cyahiye cyanoze. Ubu rero ngiye kuba nkipfundikiriye ahantu kiriho utuvuta hejuru. Murabyibuka akamaro k'amavuta hejuru? Amavuta hejuru atuma, ariko ndumva nahita nkushyira aho ndi buwutekere. Ndawutekera muri iyi mure yanjye, noneho mfata akaroso niba udafite umwanya uhagije wo kubyimbisha umugati mbere yo kuwuteka. Nk'ubu nkanjye niko ngiye kubigenza, nta mwanya mfite uhagije. Iyo saha yose ntayo mfite, mfite iminota 20 yonyine. Cana ifuru iminota 2 nkahita nyizimya, nkawuterekamo. Uba uhuye n'ubushyuhe buhagije, ukaba ubyimbyeho gato, warangiza ukaza kuwukuramo. Noneho uhita ucana ifuru, nyakuyicana ukayipuritinga igashyuha, ubundi ukawuterekamo iminota 20. Ngiye kuba rero niteretse, ngiye kuyorosa akayisuveseri, ubundi ntereke muri ya furu. Ifuru ntabwo icanye, nayicanye iminota 2 mpita nyizimya kugira ngo hazemo agashyuhe. No muri micro-onde byakunda, cana micro-onde igashyuha iminota mike, ugashyiramo igitambaro gitose. Iyo ni iyindi experience nzabigisha. Reka mberetse mu minota mikeya ubanze ubyirimbeho gato. Hanyuma rero ubu ngiye gukurikizaho guacamole. Guacamole yanjye, iyi ni indyo muri Mexique. Abantu muri Mexique bakunda avoka cyane. Iyo guacamole niho yaturutse. Avoka zanyitwa ntabwo ntiziseriye, ariko ntacyo zibayeho. Biba byiza iyo ukoresheje vinegere mu kubitunganya byose, ukabironga na vinegere neza, amazi meza ayunguruye, ku buryo uba sure ko nawe intoki zawe zimeze neza,
tukirinda umwanda, kuko abantu dukunda salade cyane dukunda kurwara H pylori. Rero ni ukujya tugerageza isuku tukayongera. Avoka rero ni ingenzi cyane mu buzima. Abantu mudakunda avoka tuyihate, tugerageze tuyikunde pe, kuko nanjye nabagamo ariko ubu byarahindutse. Nsigaye ndi umukunzi wa avoka ubu ngubu, kuko avoka ni nziza cyane, igira vitamine E kurusha izindi mbuto zose zibaho. Niyo ya mbere ifite vitamine E, kandi vitamine E ni ingenzi, turayikeneye cyane kuko avoka inagira antioxidant iturinda kurwara kanseri. Abantu bari kuri regime cyane bashaka kugabanya ibinure, mugerageze gukoresha avoka cyane. Avoka igabanya ibinure cyane, urugimbu, igabanya urugimbu cyane. Ikindi avoka ifite amavuta meza, kwa kundi baba barakubwira ati gabanya amavuta urwaye ibi n'ibi n'ibi. Mu gihe uri kurya nk'akavange kawe katogosheje gusa, katiraho avoka, kuko avoka ifite amavuta ariko meza. Aho kugira ngo uzabure amavuta burundu n'ameza uyabure, koresha avoka, iragufasha kuko ibintu biri muri elayo biri no muri avoka isanzwe y'urubuto. Ntawavuga ibyiza bya avoka ngo birangize. Avoka urayiririrwa umunsi ukira. Ikindi ifite fibre nyinshi cyane. Avoka burya abantu bakunda kugira ikibazo cy'igogora, avoka irabafasha cyane. Rero niyo mpamvu umuntu kuyifatisha umugati aba yakikoze kabisa. Bisaba cyane kuyifatisha umugati, kuko abantu benshi barya umugati bakananirwa kujya mu bwiherero, ariko iyo ufashe avoka wariye umugati wawe nk'uko turi bubigenze, nta kibazo cyo kujya ku bwiherero ugira habe namba. Rero gira ikibazo cyo gutindana ibiryo mu nda, avoka muyifatireho pe, ni ingenzi cyane. Hanyuma ku bantu barwara diyabete, igitunguru nabo urabona ko nabibutse, muri guacamole hajyamo igitunguru, kandi igitunguru ni ingenzi cyane kuko gituma kigabanya isukari, kikayishyira ku rugero rwiza, ntabwo kiyikura nta nubwo kiyibirukansa. Muri make igitunguru ni cyiza cyane kuko kigira insuline muri cyo, kandi insuline murabizi ko abantu benshi barwara diyabete bababwira bati mwitere insuline. Koresha igitunguru cyane niba ufite ikibazo cy'isukari ihindagurika, kirayiringaniza neza. None turemeye ibintu byinshi byiza, tujye tubikoresha rero. Urunyanya narwo urabona ko naruzanyemo. Urunyanya ni ingenzi cyane ku buzima bwacu, kubera ko rurafasha. Avoka ntabwo bagiye kubabwira ko yongera amaraso. Abantu bagira amaraso make, avoka muyigire iyanyu. Avoka irafasha cyane ku bijyanye no kongera amaraso. Hari n'abantu bafata ibibabi byayo maze bakabitogosa bakanywa, abantu babuze amaraso. Ubwo rero tungurusumu yo murabizi ibyiza byayo byinshi twarabivuze, ntitujya tubirangiza rwose. Tungurusumu muze kureba muri kitchen care mu biganiro twagiye dukora, harimo tungurusumu. Avoka ndikora ari nyinshi, ngiye kuyigabanyiriza. Guacamole rero ufata avoka ukayinomba neza, gusa njye sinkunda inombye cyane, nomba gake kuko n'ubundi bari bushyiremo inyanya n'ibitunguru, nta mpamvu yo kuyinomba cyane. Umuntu uriye avoka aruta umuntu wariye igi, mwari mubizi? Avoka ifasha izindi mbuto kugufasha mu bijyanye na poroteyine. Mbese kandi kurya avoka ntabwo biba ngo birangize. Abantu mutayikunda mugerageze gushakisha ukuntu mwagira urukundo kuri yo, murebe ibyiza byayo gusa, urye gatoya, kuko nanjye ndi mu bantu batayikundaga, ariko nsigaye ngerageza nkayirya. Ariko iyo ari guacamole nk'uku rwose ndayirya ntiwabona n'impagije.
ku muntu nyine uri kuri regime yo gushaka kugabanya ibiro, avoka nayo yagufasha kuko ifite amavuta meza. Ubwo kandi uri kuri regime wagabanyije amavuta, ukoresha aya avoka gusa, kandi aya avoka ni meza cyane twabyumvise. Hanyuma ugashyiraho n'icyo gitunguru kigabanya isukari kikayishyira ku murongo. Guacamole rwose ni ingenzi mu buzima. Avoka zitangiye kuba nyinshi kuri iyi sahani, reka nzigabanye. Ubwo twavuga ku muntu ushaka ko kugabanya ibiro neza ko yajya yikoreshereza iyi guacamole, ariko akayirisha umugati wa brown, ntayirisha umugati usanzwe. Nibyo byiza kuko umugati wa brown nta sukari birimo. Reka nzashake ya farini nabonye mu Bahinde ihari, hanyuma tuwukorere hamwe. Dukoreshe amavuta ya olive meza, dukoreshe umunyu nta sukari, ntidushyiremo umusemburo. Umugati abantu bashaka kujya kuri regime, abantu barwaye diyabete, imivuduko y'amaraso, mbese abantu bari kuri regime nyine, n'abantu bashaka gukomeza kuba healthy, gukomeza bafite ubuzima bwiza, uriya mugati nzawubakorera rwose, nzawubakorere vuba rwose. Kanjye gushaka iriya farini mu Bahinde irahari kwa Patel, ndamwamamarije. Iriya farini ni sawa cyane. Iyo ugize amahirwe ugahura na avoka nziza y'umutsima, guacamole iraryoha. Njyewe nkunda guacamole cyane, atari ku mugati, nikunda kuri taco. Nzagukorere taco, udupati twa taco, twa ducapati tutarimo umusemburo. Oya, no umusemburo mushyiramo, ahubwo ntabwo haba harimo amavuta. Ushyira ku ipanu gusa kakabyimba, ukagahindura, ubundi ukagashyiramo avoka, ugashyiramo udushyimbo, ugashyiramo inyama, ushyiramo ibintu byose ushaka. Za capati z'Abahinde sinzi niba muzizi, tortillas. Voilà. Ibi turabirisha umugati. Hanyuma inyanya zanjye nazo ntabwo zibereye ijisho, ariko zirasa nk'iziryoshye pe. Nkuramo imbuto, nkakata butoya. Hari umuntu ku kazi twari turi kuvugana ejo, samedi hari mariage nari natashye, hanyuma rero kuwa mbere njya ku kazi. Noneho umuntu dukorana abona ndi kurapa karoti nyinshi, cyane. Inzara zikajya zikora kuri rape ntababara, mbese biba danje, ndanda zikataguye. Arangije arambwira ati nta murimbo w'inkoko. Ndamubwira ni inkoko ninde, umurimbo ninde? Arambwira ati nta mutetsi nyine wo gusiga, mujye mubyihorera, turaba tubizi ko muri abatetsi, tuba tubihanganira niba mudasa neza ku ntoki. None rero nasize inyanya n'inoveri nimpite mpita mbyibuka, birasa. Mubona ukuntu abana bakunda inyanya mbese, cyangwa abana n'abanjye, ariko hoya nzi utwana twinshi dukunda inyanya rwose, kazihekenya ukaba utabona izigahaza, ariko ni byiza cyane. Inyanya mbisi ni nziza pe. Iyo udakunda igitunguru bigaragaramo, uragifata ukakirapa. Fata rape nini gutya, hano hanini akaba ari rape, iragabanuka. Hanyuma na tungurusumu ndayifata nkayikorera hano. Ubwo niba narwaye ibintu byo mu buhumekero, indwara zo mu buhumekero, biragabanuka, biragenderamo kubera iyi tungurusumu.
n'iki gitunguru uba ugiye kurya ari kibisi. Reka hano rero nkata n'indimu kugira ngo irwanye ubu bukana kandi inaringaniza amaside. Indimu iringaniza amaside, ibitunguru biba bifite aside akenshi kumva biri kukurya, rero aka kadimu karagufasha. Birinda ko imbuto zijyamo. Hanyuma turashyiramo umunyu, black pepper, iki kirungo ntabwo ndi bukivuge pe kuko maze gukabya kugikunda. Oregano, ibiyiko 2 bya olive oil, amavuta meza cyane adufasha mu bintu byinshi. Ntabwo navuga ko olive bwakwira bugacya. Hanyuma nkavanga neza guacamole. Irahumura neza mana yanjye. Niba utubane nkeya iratubana nkeya mwuka byaramo umugati utanze akoresha 5 pe kuko 3 ndabona ari nkeya. Nashatse avoka nini ndazibura mu isoko. Ikindi iri avoka murabizi ko ifungu uyikase igatinda hanze ho gato iba umukara, ariko iyo wayishyizemo indimu ntabwo biba. Nubona akase pome iri bugume hanze umwanya munini, ujya ushyiraho akadimu cyangwa akaronji, ntabwo biba umukara. Ariko twe tugiye guhita tuyirya mu kanya. Umugati tugiye kuboneka, nyiteretse hano mo gato, hanyuma tugiye kureba wa mugati wacu ku meza. Avoka, dushyiraho avoka, testing twumva ukuntu bimeze, urahumura. Urahumura pe, dore ukuntu ushyushye, biratuye. Ikiyiko yavoka amara atarasa umukara kubera ya ndimu twashyizemo. Mumeze mute? Ntiwahaha uwabyaye pe. Igitunguru gituma bihumura neza, n'agatungurusumu na oregano na black pepper. Wow, kuri breakfast biba ari byiza cyane. Yewe reka mfate byinshi njye kurya. Naho utaha rero mureke njye ku meza ndarya 3, tartine 3 ziraba zibaye ndenzeho icyayi njyane. Mbaye niyo dini ubundi mbaga ntari burya iri joro. Ndabona bimbanye ubumara, bimbanye ubuki. Okay, bye bye rero. Naho utaha batekwereka utuntu twiza tw'idisirimu tudatuma murara mwabyimbye inda, ukabyuka mumeze neza, ugahita mufata breakfast mukajya ku kazi. Naho utaha rero muri kumwe na Chef Jeannine. Ndabakunda cyane. Please subscribe, please share, comment kugira ngo dukomeze tubone imbaraga zikomeza gukora ibindi bitandukanye. Bye rero, kajya ku meza. Naho utaha. Bye bye.